byari ku isaha 4 za mu gitondo mu karere ka Ngororero hazindutse ubukonje n'abakinnyi bagize amakipe y'umukino w'amagare mu Rwanda bazindukiye basiganwa berekeza mu karere ka Rubavu mu isiganwa ryiswe Kivu Race. Muri abo 54 basiganwaga harimo abakuru, ingimbi ndetse n'abagore. Ntabwo harimo Byukusenge Patrick wari waregukanye icyiciro cyaherukaga kuba cya Bugesera Kigali kuko yakoze impanuka uwo munsi ubwo yatahaga ku igare. Abandi bakinnyi bakomeye barimo Areruya Joseph uhabwa amahirwe yo kuzegukana isiganwa ryose muri rusange, Hakuzimana Kamera, Gasore Hategeka, Wize Jean Claude na Karegeya Jeremy ni amazina yakunze kugaragara cyane ku isonga mu muhanda. Mu misozi ya Ngororero, Kabaya, Rambura hasabaga ubuhanga no kumenya guhatana hazamuka niho benshi batakariye, ariko abafite amazina akomeye bakomeza kuyahagararaho. Ku Mukamira bakataberekeza Rubavu, Areruya Joseph ukinira ikipe ya Miss Sportif Rwamagana yarayoboye abandi cyane ko bari bageze ahatambika berekeza Rubavu ahantu ashobora cyane. Yanabatanze kwinjira mu mujyi wa Rubavu ariko bagombaga kuzenguruka inshuro 6 ahantu hari hagenwe, maze bidatunguranye Areruya asoza intera kilometero 117. Clementine rero amakimensi cyane kuri Areruya Joseph yandikiye bigaragara Karegeya Jeremy waje ku mwanya wa 2 na Wize Jean Claude wayo wa 3. Kivu Race ni irushanwa ryahiriye cyane Areruya kuko n'ubushize yari yaryegukanye, akaba avuga ko yari yahize ko nta uzahamutsindira. Ibintu bya mbere manje kwishimira kuba nongeye kuba mbaye wa mbere hano Rubavu, kubera yuko buri mwaka ngenda mbo wa mbere, none kuri n'inshuro mbaye wa mbere hano ni ibintu banje gushimira n'Imana bikaba binanshimishije. Ibanga icya mbere ni icyizere, ukagira confidence z'uko ufite imyitozo bikaba ngombwa kubikoresha, niyo mpamvu igihe cyose mpora nsinda hano, mpora mfite confidence yuko hano nagomba kuba nsindira. Imanizabaye Eric umwana w'imyaka 16 ukinira ikipe ya Benediction Club yo mu karere ka Rubavu yongeye gusiga bagenzi b'ingimbi bugira 3 kuva Rwanda Cycling Cup yatangira. Naho mu bagore Chance Uwineza nawe bakinana muri Benediction Club atungura abakobwa ba Miss Sportif Rwamagana bari bamaze iminsi biharira imyanya ya mbere. Ahita atangaza ko umukino w'amagare yifuza kuwugira umwuga. Jewe naturutse mu rugo mfite intego yuko ari nge ndazana umwanya wa mbere. Ikintu wihayemo intego ntago cyakunanira. Rero niyo mpamvu nazanye umwanya wa mbere ko nabishizemo ubushake haza kuri uwo mwanya nyine. Intego yanjye ni uko nyine mu buzima bwanjye ari ugutwara igare kandi ibindi mu maraso kandi mbikunda, ni uko nshaka kuzakina mu rwego rw'isi nyine nkinira igihugu cyanjye. Iterambere ry'umukino w'amagare rigaragarira buri wese rigirwamo uruhare rukomeye n'ibigo bikorera mu Rwanda. Ku isonga hari Cogebank yishimira nayo umusanzu itanga mu kubaka uyu mukino, nkuko Bonaventure Ntabwoba umwe mu bashinzwe amashami y'iyo banki nyarwanda abivuga. Iyo dutera inkunga nk'aba bana b'u Rwanda ni ukuvuga ngo tuba turimo turitera inkunga natwe ubwacu nka banki nyarwanda. Urabona nk'uyu mwana Areruya umaze gutsinda ino etape, ni umwana uri mu ikipe dutera inkunga i Rwamagana, kandi urabona ko imaze kugera ku rwego rushimishije. Nibaza ko mu myaka itaha nawe araba ari mu marushanwa mpuzamahanga kandi azana imidari hano mu Rwanda, bakomeze baheshe ishema igihugu cyacu. Icyiciro cya 4 cya Rwanda Cycling Cup kizakinwa mu kwezi kwa 6 berekeza i Nyamata na Huye. Hagati abakinnyi b'ikipe y'igihugu bakaba bagiye kwerekeza mu isiganwa rizazenguruka igihugu cya Colombia. Theoneste Nisingizwe i Rubavu.